Hari impaka zivuga ko abanyeshuri bo mu makaminuza batishimira amafaranga bishyura mu makaminuza bigamo. Bavuga ko bishyura amafaranga menshi ariko ntibabone ibyo bari biteze. Ese kwiga kaminuza mu Rwanda byahinduye isura koko? Inama y'amashuri makuru na kaminuza HEC yatangaje ko igiye gusuzuma amashuri makuru na kaminuza cyane cyane ayigenga harebwa niba amafaranga yishyuzwa ajyanye n'ubumenyi butangwa mu mashuri. Hari impungenge ko bamwe barangiza amasomo ariko bakabura akazi kubera ubumenyi butajyanye n'isoko ry'umurimo byo baba barize. Iri suzuma ryatangiriye muri Kaminuza y'u Rwanda aho bareba niba ibyo biga bishobora kubafasha mu buzima busanzwe aho kuba impapuro gusa. Wowe ubibona ute? Ese amafaranga y'ishuri wishyura ajyanye n'ibyo wiga? Andika igitekerezo cyawe muri comment kandi ntutse ko wanareba iyi video yose kuri YouTube channel yanjye yitwa Jado Max TV.